ahubwo twari twarakibasabye mbere. Yego. Uri ejo karakanoza ngendo ko kuza kukigaragariza n'abayobozi ba Gisenyi. Wow, yego. Icyo rwose no mu kiganiro twagiranye mu mwanya washize. Yego. Nicyo cyari nyamukuru, nicyo byari ijambo rikuru. Wow. Rero imikoranire. Yego. Ubwuzuzanye. Yego. Mu guhana inama zatuma umurimo w'Imana urushaho kujya mbere tubicishije mu ndirimbo. Yego. Tugiye gufatanya. Amen. Tugiye gufatanya. Ariko namwe banyamakuru turahari twose. Murahari? Turahari. Nuko rero twiteguye namwe gufatanya namwe. Yego. Ntabwo ari kugana Yesu gusa ahubwo namwe. Yego. Namwe turi kumwe rwose. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose, ariko njyewe sikondi rwose imanzi mu kiganza sinzaguha. Murumva ko nanjye ndimo nayimenye. Urimo ngo iyo ni Imana ivuga rero ko yaciye umuntu imanzi mu kiganza, ntago yamuhana kandi ntiyamwibagiwe. Habe namba. Iryo jambo rero rire mu mutima rw'abantu bose bumva indirimbo. Muze urakoze cyane. Nyamara
kiza mu mitima yacu nta kintu na kimwe cyadutera ubwoba nubwo twaba mu nyanja y'ibigeragezo kwisunga Yesu bizadukiza ako kaga umubyeyi yakwibagirwa umwana we yataye akamusiga rwose ariko jyewe siko ndinaguciye imanzi mu kiganza sinzaguhara umubyeyi yakwibagirwa umwana we yataye akamusiga rwose ariko jyewe siko ndinaguciye imanzi mu kiganza sinzaguhara ariko jyewe siko ndinaguciye imanzi mu kiganza sinzaguhara ariko jyewe siko ndinaguciye imanzi mu kiganza sinzaguhara. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza mwe mukunda kandi mukurikira Kwiringira TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nitwa Theophile Byukusenge, ndi kumwe na korali yitwa Abategereje. Ni korali imaze iminsi duteguriye igitaramo cyiza cyane. Ni igitaramo kandi kire cyitabiriwe n'amakorali agiye atandukanye, abahamya ba Yesu, kugana Yesu, ndetse n'andi makorali agiye atandukanye. Tubahaye ikaze korali Abategereje. Murakoze cyane, murakarama, Uwiteka abaho umugisha. Amena. Korali Abategereje twavuga ko ni korali imeze ite muri make turi kuyibwira abantu mbere yuko hari indirimbo abantu benshi babaziho, indirimbo yitwa hari bakunze kuvuga ngo umubyeyi niyo magambo nafashe yakibagirwa umwana we, ngira ngo abantu bese babyumva. Muraza kugiturimbiraho gatuye. Yego tubwire kuri korali Abategereje. Korali Abategereje ni korali yavutse mu mwaka wa 2000. Urumva ko ntago imaze igihe gitoya sina kinini, ariko mu murimo urumva ko ibaye ubukombe. Tumaze kubwiriza ubutumwa ahantu hatandukanye muri Kongo, i Kigali, ahantu hose mu Rwanda tumaze kuhagera. Urumva ko ari korali imaze kubwiriza ahantu henshi kandi turabishimira Imana. Tugaruke ku gitaramo mumaze iminsi hari musa nkaho mwari mumaze iminsi musa nkaho muhugiyemo mwari mwarateguye. Ni igitaramo mwabonye kimeze gute? Ni igitaramo twateguye cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ngo warabikoze Yesu. Iyo ataba we ntago tuba turiho kubwe. Niyo mpamvu twakize ko warabikoze Yesu, kubera amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba kugira ngo umuntu wese icyaremwe azahinduka icyaremwe gishya mu maraso ya Yesu Kristo. Ni ibiki mwari binzeho cyane mu gutegura igitaramo warakoze Yesu? Warakoze Yesu. Ni ibiki byari byiganje mu gitaramo cyangwa se muri konseri yanyu mwise warakoze Yesu? Cyambere kwari ukugira ngo turarika abantu benshi, ko twa dufite n'umubwiriza Tony Flavier. Korali uyibaza abantu ifite ikakubwira iti iyo twarepese neza dufite ronje tuba turi 60. Warangiza ugahita uvuga uti okay, ubu turi mu nyubako rero badusabye amapave. Ubwo korali yanyu ubwo muri 60 mukaba mugenda n'imodoka enye, ubwo harimo abakire 4, 500 turayakeneye. Ukabona perezida wa korali aje iminwe inyeganyega gutyo akakujyana ku ruhande ati rega buriya nubwo ubabona mbafite kuriya ntabo ngira. Abantu baze babwirwe ijambo ry'Imana, bumva ukuntu Yesu agira neza, babwirwe uburyo akiza, aruhura abarushe, akanakiza abarwayi.
hari uguhumuriza abantu no kubabwira ko Yesu aracyakora, aracyakiza, ko uwakirije abakera n'ubu ngubu ariho kandi arabikora. Yego. Umuyobozi, amakorali menshi muri kino gihe hari ubwo ategura ibitaramo ugasanga bari mu makonseri atandukanye, rimwe ngo za launching cyangwa se mu kimwe n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mwebwe impamvu z'iki gitaramo warakoze Yesu nyamukuru zari izihe? Impamvu ya mbere yego, kubyo tumaze kudukorera nka korali Abategereje. Yego. Nakubwiye ahantu hose twagiye Uwiteka yabanye natwe, ndetse dutegura igitaramo Uwiteka yabanye natwe. Rero kwari ugushima Imana no kuzana abantu benshi, kwari ukurarika abantu benshi bakaza bakumva ijambo ry'Imana, niyo yari intego y'igitaramo. Amashimwe dufite tukayasangiza n'abandi. Yego. Murakoze. Reka dusabe reka tubasabe baturi imbere ho gato kuri refure gatoya ku ndirimbo mumaze kumenyekanaho cyane. Ni indirimbo hari ngira ngo turi kumwe n'umukobwa uyactinga neza cyane, araza no kutuganira neza, tubwira impamvu. Sorry, ni umubyeyi, amabarire cyane. Murakoze. Reka tubasabe baturi imbere kuri ako karimbo ho gakeya cyangwa se kuri iyo ndirimbo ho gakeya, ubundi dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose, ariko njyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguha. Yatabaye natanye ubwo yari mu rwobo, ubwo yari hagati y'imikaka y'intare, yari mu burinzi bw'ishobora byose, kubwo kwizera Imana ihabwa icyubahiro. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose, ariko njyewe sikundi naguciye imanzi mu kiganza sinzaguhana. Amena. Reka tuguhere ufashe mikoro utangire wibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwayesu Mary, ndi umuririmbyi wo mu Bategereje, ndi umubyeyi, mfite umugabo n'umwana umwe. Mary, tubona muri indirimbo uri kwactinga mu buryo budasanzwe, bikaba ngombwa kunarira impamvu za mbere yuko abantu bumva relaxation iri muri ya ndirimbo, cyangwa se relaxation yawe muri iyi ndirimbo ni iyihe? Ukiyumva cyangwa se uyiririmba ni iki wumvise muri wowe? Mbere na mbere iyi ndirimbo inkora ku mutima cyane, ndayikunda, kandi amagambo arimo arankomeza. Wenda umuntu wizera ashobora kugusiga, ariko Imana ntiyagusiga. Iyo niyo mpamvu nkunda kwactinga, wenda ndi kurira. Umuntu uri kutwumva se ni message ki yakura mu ndirimbo? Unatwibutse n'ukuntu yitwa kugira ngo n'abari kudukurikirana bo bajye kuri YouTube bayirebe. Murakoze. Message yakuramo muri iriya ndirimbo, iriya ndirimbo ni nziza cyane mbere na mbere. Icya kabiri, message yakuramo, ushobora kwiringira abantu hano ku isi ukabuzi ko batagusiga. Nk'uko bivuga ko umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye, ashobora kumusiga, n'inshuti rero yagusiga, ariko Imana yo ntabwo yagusiga mu bibazo urimo, mu ngorane. Nibyo ngibyo. Yego. Mary, wowe wageze muri korali Abategereje ryari? Nageze muri korali Abategereje 2018. Ni iki wasanzemo kidasanzwe? Hari ubwo umuntu agera muri korali cyangwa se akagera mu rugo kavuga ati Imana ndifuza kuba muri no rugo, cyangwa se sinifuza kuba muri no rugo. Ni iki wasanze mu Bategereje yenda utari ufite, ukabona wari ugikeneye, ukabona kiraje muri kibaye nk'umugisha kuri wowe? Icyambere, ikintu nasanze muri korali Abategereje ni umuryango mwiza cyane. Yego. Iyo ngezemo mbonamo ababyeyi banjye, basaza banjye, barumuna banjye cyangwa se bakuru banjye. Muri make ni umuryango mwiza. Yego. Nishimira kandi musabira n'umugisha ku Mana. Yego. Mereza umutoza mikoro kugira ngo nawe tuganireho gakeya. Mereza umutoza mikoro. Tuguhaye ikaze brother.
murakoze cyane. Amahoro. Amahoro kuri twese. Tangira wibwire abakurikiye Kwiringira TV. Amazina yanjye yombi nitwa Nkurunziza Olivier. Yego. Ndi umupapa ufite umugore umwe n'umwana umwe w'umukobwa. Nkaba ndi umwe mu batoza bungirije muri korali Abategereje. Korali Abategereje ni kuri wageze mu ryari? Korali Abategereje ko nyirambyo mura. Yego. Nayigezemo mu hagati y'umwaka wa 2005 na 2006. Ni ukuvuga ngo imyaka 5-6 niyo yaciyemo kugira ngo ugere mu Korali Abategereje. Niyo myaka nabagamo kuko harimo bakuru banjye najyagamo ndakana gato. Yego. Ntemerewe kuririmba ariko uko nagiye nkora baranyemerera. Ntangira kuririmbamo ndakana gatoya cyane. Yego. Ndakeka hari ntago urarenga urubyiruko benshi arubwo twumva kuririmba cyangwa se gukorera Imana ari ibintu bitari hafi yacu twese cyangwa se bitari muri twebwe. Rimwe na rimwe abakristo hari abadufata nyine nkaho turi abantu batagira ubwenge, kuba dufata umwana tukajya gusenga bakadufata nyine nk'abantu badatekereza. Mbere na mbere bari kutwumva badukurikiye, ni iyihe message nk'umutoza mbere y'uko wenda tuza ku mikorere yawe cyangwa se ku mitureze muri Korali Abategereje, ni iyihe message wohereza abo bantu? Murakoze cyane. Nk'uko bigaragara uwandeba hano kuri aya mashusho nta kibazo mfite. Yego. Bishatse kuvuga ko uri mu Mana, uri muri Yesu. Abarokore nibo bakunda kubivuga ngo Imana gusiga amavuta. Yego. Cyangwa ngo niba uri muri Yesu gumamo. Niba uri muri Yesu gumamo ni nk'ibyo byose gusa. Icyo nabwira bamwe mu rubyiruko turi mu rungano rumwe badakorera Imana ni igihombo. Yego. Kubera ko hanze si heza, hari abo twagiye dukurana ariko kubera kuyoba inzira murahura ukamuyoberwa. Ariko twebwe umurimo twahisemo n'umugabo twahisemo uradutunze, ntago baduha ibyo kurya ariko Nyagasani aratugaburira, adusiga itoto tugasa neza. Tumeze neza rero kuruta bo hanze. Nyabuna rubyiruko rwanjye hanze si heza. Yego. Muze twishe mu nzu y'Imana tuhabona ibyiza biruta ibyo twabona hanze. Yego. Nicyo rwose nta kindi nabwira bagenzi banjye turi mu rugero rumwe. N'abakuze ntago bakerewe. Ushobora kuba warayobye ariko na n'ubu Yesu arakice ku ntebe y'imbabazi buri wese yamwakira. Umutoza, hari abadukurikiye bashobora kuba bari kumva ko Korali Abategereje yaba ifite indirimbo, iriya ndirimbo yitwa Umubyeyi. Yitwa Umubyeyi? Yego. Yego. Hari uwaba ari kuva ati si indirimbo Abategereje kuki mbazi ku ndirimbo Umubyeyi. Tunyureremo mu zimwe mu zindi ndirimbo mwaba mufiteyo, natubwire kuri YouTube yanyu ni yihe abantu bagiyeho na basubscribing. Yego. Murakoze cyane. Dufite indirimbo nyinshi kuri YouTube. Yego. Kuko umurimo tumaze gukora umurimo mwinshi hashize igihe kingana n'ukwezi dusohoye indi ndirimbo bita Warabikoze, ari nayo yari ihuye n'intego nyamukuru y'igitaramo tuvuyemo mu minsi ishize. Hari n'indi ndirimbo nyinshi cyane, indirimbo tumaze kugira kuri YouTube ni nyinshi cyane. Yego. Mu mwaka washize wa 2023 twarakoze dukora indirimbo zirenga 5 kandi abantu barazikurikira zisanga izindi twakoze mu myaka yashize tukiri bato, korali kiri hasi. Ariko buno turashima Imana, abantu bagiye kuri YouTube bakandikamo Abategereje family choir Gisenyi, babona indirimbo nyinshi zisusurutse imitima kandi zikagarurira icyizere abihebye, bakagaruka kuri Yesu. Kuko nkuko mushike wanjye yabivuze, umubyeyi yakwibagirwa n'undi muntu wese, ariko iyo uri muri Yesu icyizere cyo kubaho uyu munsi n'ejo mu buzima buzira iherezo kiba ari cyinshi cyane. Murakoze cyane. Yego. Ibutsa abantu bari kudukurikira channel yanyu yenda kugira ngo hari wakwandikamo Umubyeyi Abategereje cyangwa se akandikamo Abategereje ntababone, murangwa n'iki kuri YouTube? Kuri YouTube nkuko nabivuze Abategereje family choir Gisenyi. Kuko hari n'izindi korali duhuje amazina zitwa Abategereje, ariko iyo wanditsemo Abategereje family choir kugira bikorere kongeraho Gisenyi, indirimbo zacu zose n'ibikorwa byaba by'amavuna performance zacu zitandukanye urabibona mu buryo bworoshye. Yego. Umutozo urakoze cyane. Murakoze cyane. Imana igumugisha. Duhereze Umubyeyi wacu ari we tunasorezaho mikoro.
ndakeka ni umukobwa umubyeyi umupapa reka ntabwo umwana yavuga umupapa ataravuga sibyo araza kwihangana. Papa tuguhaye ikaze rero kuri Kwiringira TV. Murakoze cyane. Yego tuguye neza no kukwakira. Bajya bavuga ngo kubura umusaza ngo ni nko kubura inzu y'ibitabo ihiye. Tunejejwe no kuba dufite muri kino kiganiro inzu y'ibitabo kandi tuzakuraho inama mu bategereje, tuzakuraho inama kuri Kwiringira TV. Tuguhaye ikaze rero. Murakoze cyane turabishimiye natwe. Yego bajya bavuga ngo mu Kinyarwanda rero ngo nta mwana ubwira se ngo yivuge cyangwa se papa ye ngo yivuge, ariko yenda ubwo araza kubikora numva biri ngombwa. Yitwa Niyonzima Elifaze. Yego nkuko bigaragara ndubatse. Yego mfite abahungu n'abakobwa. Tuguhaye ikaze rero. Akorera abategereje ni kure wageze mu ryari? Muri 2017. Tugaruke ku munsi w'ejo rero. Ni umunsi w'ejo ngira ngo hari n'abadukurikiye twanezerewe cyane. Abantu bakurikira Kwiringira TV byumve ko kora abategereje yatunejeje cyane. Mu gitaramo ngira ngo kubagikurikiye live kuri YouTube cyatambukagaho live, ujye kuri YouTube wandikemo Abategereje Family Choir Gisenyi, uraza kubona igitaramo, ujye muri channel, numara kujya muri channel ureba hano hari live uhakande, uraza gusanga harimo icyo gitaramo cyejo. Ni igitaramo cyari kiza cyane. Korera abahamya, korera kugana Yesu kuri cyabahamya bundi bari kungarukamo. Korera kugana Yesu ni korera wabonye gute nk'umuyobozi kandi nk'umubyeyi? Murakoze mutubajije ikibazo cyiza. Yego. Iriya korari ifite amateka maremare kandi meza. Yego. Na nicyo cyatumye tuyitumira kugira ngo ize dutaramane, kuko abantu b'Igisenyi bari bayikunze cyane, bahora bayibazaho babona indirimbo zayo kuri YouTube, ariko bakaba bifuza kuyireba live. Yego. Nkuko turitaye mu gutwi niko Abategereje twabatumiye kugira ngo baze bafatanye natwe mwakira gitaramo, kandi nawe wari uhibereye wabonye ko umusaruro wabaye mwiza cyane. Yego. Twagize abashyitsi benshi, twagize abihana mu kibwirizwa cyatambutse ku mubwiriza Flavie Musoni. Yego. Kandi wabonye ko abantu barayinkera bashima Imana. Mbese igitaramo cyari kiryoshye cyane kugeza naho abantu babuze aho bicara, dutira intebe bicara no hanze, abandi bahagarara ku bandi. Cyari igitaramo kinejeje cyane. Intego yacu yagezweho kuko twabonye abihana kandi n'ubutumwa burigishwa kugeza naho ubwacu twari dusanzwe tuzi ko kugana Imana no kongera kuyegera. Yego. Twanezerewe rero kandi namwe twabarebaga ku maso yanyu tukabona namwe mufite ibineza neza. Tunezerewe cyane rwose. Anyway, twashimye uburyo mwakiriye itangazamakuru, twashimye uburyo mwakiriye aba content creator, twakiriye uburyo mwakiriye aba influencer mu buryo bugiye butandukanye. Twese mwatwakiriye buri muntu mu kigero cye, byatunejeje cyane. Mwakoze cyane. N'umururi urugero rwiza. Ngira ngo n'abari kutwumva kuri kino kiganiro hari benshi bakuriye basuzugura itangazamakuru, bagasuzugura aba influencer, bagasuzugura aba content creator, ariko ntago bikwiriye kuko turi bamwe mu bafasha kugira ngo uyu muri mujye mbere. Mwakoze cyane Abategereje. Keretse abatazi uko isi iteye. Yego. Burya tugiye mu bijyanye n'ubuyobozi buyoboye isi, itangazamakuru iri ku mwanya wa 4. Yego. Ubwo rero ninge jono rinyoye gahunda ndibuka nabonye za kamera nyinshi ngira amatsiko. Yego. Ni mu mpaga papuro kabara abanyamakuru mbona bateraniye hangaha. Yego. Bakampaye ndatangara nsanga ari amaradiyo menshi y'i Kigali. Ijwi ry'ibyiringiro. Yego. Itabaza. Yego. Kwiringira TV. Yego. Hakabaho n'abari barimo bara streaming live na studio na rada. Niyo yari gukora live streaming, byari byiza cyane. Yego. Nuko rero ntago icyo cyari kuducika, kuko tuzi ko ari mwe mudufasha kumenyekanisha ijambo ry'Imana rikagera naho twabategereje tutabasha kugeza amaguru. Yego. Rero icyo tugiha agaciro cyane. Abagikerensa ni abatazi imbaraga z'itangazamakuru. Yego. Muze urakoze cyane. Murakoze namwe. Nkubaza ikibazo cyanyuma, yenda ni ikibazo ndaza kugira mbaza buri umwe wese dusoza umunota hari nawe ushaka kutageramo. Niki mwifuza kuri kugana Yesu nka korari mubona yamaze kujya mbere, cyangwa se hari benshi bavuga ati turifuza ubushuti, turifuza imikoranire ya korari kuko ni byiza ko habaho imikoranire. Mwebwe icyo kintu ntabwo mwahise mugitekereza? Ahubwo twari twarakibasabye mbere. Yego. Uri ejo karakanoza ngendo ko kuza kukigaragariza n'abayobozi ba Gisenyi. Wow, yego. Icyo rwose no mu kiganiro twagiranye mu mwanya washize. Yego. Nicyo cyari nyamukuru, nicyo byari ijambo rikuru. Wow. Rero imikoranire. Yego. Ubwuzuzanye. Yego. Mu guhana inama zatuma umurimo w'Imana urushaho kujya mbere tubicishije mu ndirimbo. Yego.
tugiye gufatanya. Amen. Tugiye gufatanya ariko namwe banyamakuru turahari rwose. Murahari? Turahari. Nuko rero twiteguye namwe gufatanya namwe. Yego. Ntabwo ari kugana Yesu gusa ahubwo namwe. Yego. Namwe turi kumwe rwose. Umubyeyi yakwibagirwa umwana we yabyaye akamusiga rwose, ariko njyewe sikondi rwodiye imanzi mu kiganza senzaguha. Murumva ko nanjye ndimo nayimenye. Urimo ngo iyo ni Imana ivuga rero ko yaciye umuntu imanzi mu kiganza, ntago yamuhana kandi ntiyamwibagiwe. Habe namba. Iryo jambo rero riri mu mutima rw'abantu bose mumva indirimbo. Muze urakoze cyane. Murakoze namwe. Umwana reka nawe none tukugereho. Ukimara kumva ko korari kugana Yesu muzafatanya wabyumvise uti? Murakoze. Wowe turagusaba wivuge ko. Yego. Amazina yanjye ni Twineza Jeannette. Nkaba ndakiga. Nkaba mba mu muryango w'abategereje. Yego. Kugana Yesu nari nyizeho ibigwi byinshi. Kugana Yesu. Kugana Yesu. Yego. Nari nyizeho ibigwi byinshi kuko irazwi ahantu hose. Yego. Rero numvise byishimiye kandi cyane nifuza no kubabona. None narababonye. Urakoze cyane. Amen. Reka dusoreze rero ku mubyeyi twatangiriyeho, reka ducunguze igihe umwete. Umubyeyi nawe twongeye tukwakira gatoya, mwishimiye mute cyangwa se imikuranire y'amakorari mu gufatanya muri uyu murimo niki kugana Yesu ndetse n'abategereje by'umwariko mugiye gukaza harimo ngukaza hariya no gukaza mbinguni. Mwebwe muvuga igiswahili cyane, gukaza mbinguni cyangwa se gukaza imbaraga cyangwa se gukaza sinzi uburyo nabivugamo. Ni ibiki tugiye kwitega no muri kuri Abategereje? ni ukuvuga ngo iyo abantu bafatanyije bagera kuri byinshi. Icyo ni icyambere. Yego. Rero twiringiye ubufatanye bwa korari kugana Yesu na korari Abategereje family kwaya ko ibyo abategereje bafite n'ibyo kugana Yesu ifite bazabihuza tukabyarazamo ikintu cy'ingenzi kandi turabyiringiye kubera Imana. Imana izadushigikire. Amen. Mubye murakoze cyane mu kiganiro. Ariko ntago narangiza nashimiye kwiringira TV. Kandi nshimira n'abantu bose bazumva iki kiganiro. Yego. Uwiteka azabahe kucyumvira ku murongo wacyo, ikindi azabaho umugisha, azabarinde kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Meri dusengere rero dusoze kiganiro. Abari badukurikiye mwakoze kubana natwe. Imana yamuri komeze kubarinda. Nge nitwa Teofile nari kumwe na korara Abategereje, twagiranye ikiganiro cyiza, twasetse, umusaza yadusekeje. Meri wakoze cyane, brother Mutoza wakoze cyane, mushiki wanjye wakoze cyane, mubyeyi namwe mwakoze cyane. Imana ibaho umugisha ndetse n'umuyobozi. Meri nadusengere ubundi dusoze. Dusenge. Uri Imana nziza, data twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'uburinzi bwawe. Uraturinda uko bukeye nuko bwije, tubona imigisha yawe, izina ryo nirihabwe icyubahiro. Amen. Mubyeyi mwiza tugushimiye aka kanya keza uduhaye, nukuri turagushimiye tubikuye ku mutima, uhabwe icyubahiro. Tugiye kuva ahangaha, ubane natwe, buri wese umugeze mu rugo amahoro, kandi ukomeze kuduha umugisha wawe, ukomeze kutwagurira impano, niko gusaba nizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Niba byakugoye kwandika nari nibagiye kubikubwira muri kwandika Abategereje, jya muri comment hasi twapininzemo indirimbo yitwa Umubyeyi yakorewe Abategereje, biraza guhita bigufasha. Ubu turacyari Gisenyi, twebwe twatwikiri kumwe na korari Abategereje, turi kwishimira ibyiza, twanezerewe. Mwakoze cyane, dupepera abari badukurikiye tubabwira bye. Yego. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.